Reka ngushimire cyane ko ukomeje gukurikira gahunda zatunga 250 imwe mu mashene ya YouTube iguha amakuru yizeye kandi amakuru ameze neza, amakuru aba ari ku gihe, amakuru yiganjemo ibijyanye na entertainment cyangwa se imyidagaduro, ama documentaire ndetse ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi rero nahisemo kukubwira iyi nkuru ushobora kutayumva neza bitewe wenda n'imibereho wibemo cyangwa se nuko bimeze. Ushobora kutumva ukuntu umuntu ashobora kugura isaha y'ingiyi bambara ku kuboko ihagaze amafaranga arenga miliyoni magana neza amafaranga y'u Rwanda. Ukumva wenda kuri we kari ibintu birenze kubera ko bitekereza ati amafaranga bayampaye nayaguramo inzu, nkayaguramo imodoka, nkayaguramo n'ibindi bintu, nkaba umusirimu nkasirimuka. Ariko hari abantu baba barakoreye yarenzayo, niyo mpamvu aba yaguze nk'isaha ushobora gutekereza kuyigura ukazarinda upfa utanayiguza. Ariko nyine hari abantu baba barakoreye amafaranga by the way. Ibingibi rero akaba ari byo binsunike ko ngiye kukubwira bamwe mu byamamare ndetse n'abastari bafite amasaha ahenze. Ndakubwira abantu bagera kuri 5 wumve amasaha bambara ku kuboko kwabo gusa amafaranga aba yaragiye abatwara. Nizera ko rero wamaze gukora subscribe kuri channel yatunga 250 ndetse na comment zanyu tuba tuzikeneye mukatubwira ibyo mwifuza ko twabakorera, byaba ngombwa cyangwa se twabona bitagoranye. Niyo byaba bigoye ntako tuzigera kugira ngo ubusabe bwanyu tubwubahirize. Tanga rero ku mwanya wa 5 muri bino byamamare bifite amasaha ahenze. Reka mpere kuri uyu mukinnyi kazi wa filime. Akenshi muri runo rutondo raza gusangamo abenshi n'abahanzi abandi n'abakinnyi ba filime. Anga reka mpere kuri ngo bita Ashley Tisdale. Ngo rero kari umukobwa umenyerewe mu mafilime yahariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Usanzwe amazina ye bamwita Ashley Michelle Tisdale. Ngo akari umukinnyi wa filime w'umunyamerika, umuririmbyi, mu producer, no kuvuga hano batunganya amajwi yaba muri filime cyangwa se no mu ndirimbo. Ubwana bwe uyu mukobwa Tisdale yagaragaye mu matangazo arenga 100 yose, akaba yaragendaga agaragara ku mashene y'amateleviziyo atandukanye ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibintu bisa nkaho byamufunguriye amayira yo kuba yakwinjira muri sinema. Bizungura akaba umwe mu bakinnyi ba sinema bahembwa neza kandi bafite amafaranga. Kikina cyangwa se filime yigica kuri chaîne ya Disney. Anga nibwo yatangiye kugenda amenyekana. Uyu mukobwa Tisdale rero afite ibijyanye cyangwa se afite ijwi rimeze neza ndetse yanagaragaye kenshi, yagiye agaragara kenshi mu ruhame mu birori bigiye bitandukanye yambaye isaha ya zahabu. Ingi akaba ari isaha yo mu bwoko bwa Rolex. Ingi rero ikaba igura amafaranga nako amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika asaga 7,188. Kuva ko ujanishe cyangwa se uvunje mu manyarwanda yanga yarayasaga miliyoni 7 amafaranga we bashobora kugurwa ituvatireka nyashore mu bindi bikarangira anaguhinduriye ubuzima. Dukomeje tugahita tujya ku mwanya wa 4 turasanga bita Sylvester cyangwa se Sylvester Stallone. Yongwe akaba ari umwe mu bakinnyi b'amafilime zingizi bakunze kwita izimirwano cyangwa se bakwita action. Uyu mugabo Sylvester Enzio Stallone ni umukinnyi w'icyamamare wa filime bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bwami bwa Hollywood. Umwanditsi uyu mugabo ni umukinnyi w'amafilime, akaba umwanditsi wazo ndetse akaba n'umwe mu bazitunganya. Nyuma yo gutangira nk'umukinnyi uhanganye imyaka myinshi itari mike ahangana no gushaka kuba yatera imbere mu bijyanye na sinema, ukuvuga ko ibijyanye na filime yabitangiye New York mu mwaka wa 1969 na nyuma rero arakomeza arabikora. Urungu navuga ko ni ibintu akora nk'umwuga ndetse byanamufashe kuba yatera imbere mu bijyanye n'ikofi no gutunga amafaranga. Umugabo yamenyekanye muri filime bita The Expendables. Sylvester Stallone yagaragaye yambaye isaha yo mu bwoko bwa Panerai Lumino 1950 yo bita La Gatara Trampente. Ingiye akaba ari isaha nava ko zidasanzwe cyangwa se isaha zihenze. Ingiye ikaba ihagaze amadolari ya Amerika agera ku 20,000. Nukuvuga uramutse ujanishije uvunje mu manyarwanda na amafaranga arenga miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda, amafaranga bashobora kuguha rwose ibyo bakora gukabivamo gahindura n'inshuti. Tiyajya ku mwanya wa 3 turasanga bita Rihanna cyangwa se Rihanna. Uyu nguyu
ubusanzwe mwita Robin Rihanna Fenty n'umubyinnyi ukomoka mu biga bya Barbados, akaba akorera muziki hariya muri Amerika, akaba kandi n'umukinnyi wa filime, yewe akaba n'umucuruzi. Rihanna yavukiye muri Saint Michel kuri ahitwa Blacktown muri Barbados. Rihanna mu rugendo rwa muziki asa nkaho yabyinjijwemo no mu produceri umunyamerika witwa Ivan Loge. Yungu akaba ari waje kubona ko rero uyu mukobwa afite impano, arimo amutumira muri Amerika gufata amajwi ya kasete, aza kuba icyamamare gutyo. Kuri ubu akaba ari umwe rero mu bahanzikazi bafite amazina akomeye cyane hariya muri Amerika ndetse no ku ruhando mpuzamahanga, ndetse akaba ari n'umwe mu banyama business akomeye cyane. Uyu mugore cyangwa se uyu mukobwa yamenyekanye mu ndirimbo zigiye zitandukanye bita Take a Bomb, yagiye kundwa n'abantu batandukanye ku isi. Indirimbo yari Rihanna yamamaye yise Take a Bow yaba yarakunzwe cyane ku isi mu bice bitandukanye. Amashusho y'ino ndirimbo rero yakunzwe n'abafana ndetse n'abapaparazi ubwo yagaragaraga yambaye isaha ya Pidget. Intangiriro ya video yerekanaga Pidget Pro 18 Carat ya zahabu. Ahangaha rero uruganda rwo mu Busuwisi rwatanze amasaha menshi ya Pidget na bracelet kugira ngo Rihanna ayambare mu gihe cyose cy'imikorere ye. Abantu benshi babonye isaha ya zahabu y'umuhondo itandukanye cyane n'inyuma y'umukara muri video. Iyi saha igura amadolari ya Amerika agera ku 30,000. Ayangaya nasaga miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda, amafaranga menshi cyane. Rihanna aba yagize gutya akayatanga ku isaha bwambare ku kuboko gusa. Aba ku mwanya wa gutwa tuvuye ku mwanya wa gatatu, reka duhite tunyarukira ku mwanya wa kabiri. Turasanga obita Sofia Margarite Vergara. Uyu ni umukinnyi wa filime, umuproducer cyangwa se abatunganya filime, icyamamare ku mateleviziyo, umunyarwenya, umunyamakuru, akaba n'umunyamideli ukomoka muri Colombia, akaba n'umunyamerika. Yabaye umukinnyi wa filime uhembwa menshi kuri televiziyo zariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugore rero umwe mu bagore navuga ko bafite izina rikomeye cyane hariya muri Amerika, abikesha ibyo byose nakubwiye, kuba atunganya amafilime, kuba yakinamo, kuba ari umunyamakuru ndetse akaba ari n'umunyamakuru uhembwa menshi kandi unakunzwe hariya muri Amerika. Sofia Vergara ni umwe mu byamamare bishyushye mu bagore mu myidagaduro. Yambara isaha ya zahabu ya Rolex Daytona igizwe na zahabu ya Carat 18 y'umuhondo. Yayiguze agera kuri miliyoni 37 z'amadolari ya Amerika. Isaha rero ije nko mu Rwanda yagura nibuza asaga miliyoni 36 z'amafaranga y'u Rwanda. Yangaya akaba ari amafaranga ntabwo abanyarwanda badafite, ariko nanone sinzi niba hari umunyarwanda wafata amafaranga akajya kuyagura isaha yo kwambara ku kuboko. Mwanya wa mbere turasanga bita Silo. Nguyu akaba Silo cyangwa se umwite Henry Orsego Adeole Samuel, uzwi cyane ku izina rya Silo. Nguyu akaba ari umuririmbyi w'umwongereza yagurishije inyandiko zisaga miliyoni 20 ku isi yose. Indirimbo ye ya mbere yabaye mpuzamahanga yitwa Crazy, yasohotse mu mwaka w'1991. Indirimbo ye yamenyekanye cyane nanone ni yitwa Kiss from Rose, yasohotse mu mwaka w'1994. Siri ni ikirangirire kizwi cyane kubera impano yo kuririmba no kwandika. Yatsindiye ibihembo byinshi. Uyu muhanzi ntavugwa mu baherwe, ariko yabashije kugura isaha yambarwa ku kuboko yo mu bwoko bwa Richard Mille Gold ihenze cyane, ikaba ifite agaciro ka miliyoni 475 z'amadolari. Yanga yavunje mu manyarwanda ni hafi biliyoni 470 ni hafi miliyoni 475 z'amafaranga y'u Rwanda. Okay, nibyo ngibyo rero twahisemo kukubwira bamwe mu basitari cyangwa se ibyamamare wikundira. Ushobora gusanga harimo abo waruzi ndetse n'abo utaruzi. Rego cyo bimeze rero, abo ngabo bambara amasaha ku maboko yabo ahenze. Nizera ko bamaze gukora subscribe kuri channel yacu ndetse bamaze no gukanda kukazogera kugira ngo ujye ubona notification ngo uhite ubone ibyo twashyizeho, bitagusabye wenda kujya kwirirwa ubishakisha. Kandi no muri comment ushobora kunyandikira ukatubwira ibyo wifuza twagukora cyangwa se ibyo ubona twahindura, ukanyandikira no kuri
Facebook yanjye Munene Peter Tunga, no kuri IG Tunga 250. Ibintu byaroroshye muri tukajya gute tukaniganira, ariko hagati tuba tuganira iby'akazi nta bindi. Astarafita mwiriga neza.